Mase ubuzima utaboneye mu cyaro waje kubonera hano I Kigali. Oh, merci. Numvaga ko hari ikintu kibura mu mubiri wanjye ariko nkajya nibatse cyangwa se ukacika akaguru ubwonko bw'utekereza uracyabukira. Umurari Imana wo mwijuru izagukiza. Ni ukwizera Imana. Ariko mana yanjye umuntu ahura n'ibigeragezo kuva ku munsi wa mbere kusa kwa gatanu. Nkawe uracyari gusabiriza umuntu nkangana nawe uracyagenda usabiriza imihanda hose ahantu hose ngiye ngenda aho ngiye hose nkahagusanga. Suragira ngo mbigenze gute mabuja? None uri kunkurikirana kumba n'ahantu hose ngeze mpagusanga ubundi bite byawe. Kandi wasanga kavukire yawe atari n'inahangaha ubundi wavaga mu cyaro ujya. Wumvaga Kigali ari huje gushakira imibereho. Guhiga ubuzima. Guhiga ubuzima se ubuzima utaboneye mu cyaro waje kubonera hano I Kigali. Ariko ahantu hose ngiye ndahagusanga wicaye usabiriza wampaye nta soni. Mu buzima bubitera mabuja none se kubona nta kaboko ngira. Abatagira akaboko bose bajya ku mihanda gusabiriza. Nta kuntu n'ubundi umunsi wanjye urapfuye kanigendere kuryama. Ni byiza. Meze bo. Yari ngukumbuye nubwo nonguye nubwo nari mbyiteze. Sha nyine ubundi nanjye nabitekereje harashizeho iminsi tutabonana nyine ndabati kanze nkutungure nze nkurebe nyine. Gusa nibyo wazanye gusa kunongura cyangwa yana kandi uri bonkore. Ntago wabingura shiri wawe. Kubera ikizi? Gihe naje kukureba kubera nayo ngukumbuye. Ukuntu wari umbera mushya. Nubundi bunizeye ko hari igihe. Okay. Ntari ubwo ngubwo niba giharuraza nacyo kukibona. Yego. Sikongera amatsiko menshi wabinkoreye ubo hakiri. None hasi. Yego ko. Nawe urihuta. Erega shiri suzu uko bavugaga ibitinze birapfa nubwo byacende bitaza gupfa. Ibi ntago byapfa. Nyine niko bavuga ariko ntago ibintu byose ariko bipfa. Ariko ibipfa nuko baba batari kumwe. Ibipfa nuko baba batari kumwe ariko ubu turi kumwe. Birashoboka. Igaragaza ikibondo cyane. Okay, ngafunga amaso mwereka kandi mufite. Konge no gufunga amaso cyangwa nambura umupira. Oya funga amaso gusa. Amaso kandi amaso ari yari bubibone neza. Oya amaso rega nayo atabona yangaya yinyuma tureba ariko mu mutima yabibona. Yenda mbwira ni surprise yo gukuramo agapira oya ni we funga amaso kandi ibyo ndi bukore nyine ndabizi neza ko bibushimye kwiruka nka se ari yo surprise cyanago nabikora subize nago nabikora reka mbikore nk'ubikinira ariko mfite ubwo okay bikore nk'ubikinira nareba ariko mugira ubwoba nabirenze ngaho reka mbikore kubera wowe oh merci ndagukunda cyane nawe ndagukunda ngo nta cyiza nko kugira umuntu kwitaho mu buzima yakwitaho ubundi ufite umuntu agukunda ukwitaho shamba uraryoherwa n'isi ukavuga ati se kumva ari isi yose ari yawe ariko biba bikenewe nyine mu buzima urukundo ni ingenzi rwa mbere ni urw'umubyeyi yaguhaye ariko rwa kabiri ni urwo ngukunze pe urakoze cyane urakoze mama ahubwo se ya gahunda twavuganaga ubushize biracyakomeje se ubwo mpari se ntaribi twanabikomeza nanjye ngo ndagutungura ugura nanunguye ko nanubwo ntago nabitekerejeho ubwo ntabwo byibukaga oya kubyibuka byo nabyibutse ariko sinabitekerezaga ko ari ndizera ko nyine nanjye ngiye kugutungura urabyakira ute nkunda surprise
nanjye ndagutungura usohotse. Okay, naribi. Ngo nizere ko nanjye ntabwo ndi kukubwira ngo ufunge amazi. Ndakwambika filime. Nta kibazo. Ngo okay, reka tugende nanjye kugutungura rero. Ngiye ndagutungurira mu bantu benshi. Abantu benshi kandi. Okay. Rega ibintu biba bimwe n'umuntu umwe gusa bura nta gaciro biba bifite ahanini. Keretse inzu yarebaga cyangwa aho muri humva, ariko nta sensazi yari ngenda gutungurira mu bantu benshi kugira ngo byemere nk'ukuri. Okay, nta kibazo, ndabyiteguye. Okay, reka nshyiremo agakweto ndaje mbigukorera. Bite se sheri? Hello? Bite? Nibyo. Amakuru yawe? Amakuru yawe? Nibyo na wese bituja. Nanjye meze neza. Nizere ko ukomeye. Nizere ko ukomeye. Ntabwo ndi kukumva. Nyine nari ndi mu rugo nyine tu biraho. Nari ndi mu rugo. Nta kintu nayo nazinikiye mu dusuko gake, ariko ubu nari nturangije nari niyicariye nyine tu. Nanjye nyine ndaryamye ndatwaye. Be nyine pole wihangane. Niyo mpamvu nanjye muri iyi minsi numva umubiri wanjye utari gukora neza. Muri iyi minsi nanjye niyo mpamvu numva umubiri wanjye utari gukora neza. Numvaga nyine yuko hari ikintu kibura mu mubiri wanjye, ariko nkajya numvaga ko hari ikintu kibura mu mubiri wanjye, ariko nkajya nibaza se byagenze gute? Nyine ni ukubyara nta kindi kikwiye. Umva rero, inyenyeri nziza yamanukiye igana mu ijuru, iva mu ijuru ujya mu isi, ariko ntabwo uri Satani. Ndakubwiye ngo wowe nyenyeri nziza yamanutse iva mu ijuru ugera ku isi, ariko ntabwo wabaye Satani. Ndimo ndakubwira ngo ihangane uzakira. Uzakira nta kibazo. Oui. Ndimo ndakubwira ngo uzakira kandi ugire ukwizera, nzajya nkora ngusengera. Okay, ubwo reka ngukure muri round speaker. Ndimo ndakubwira ngo ndakomeza kugusengera. Be reka nkureke nyine bayi, ugire umunsi mwiza kandi ndagukunda cyane. Ariko biba byiza wazansura, dore ntabwo ndi gukora neza mu mubiri wanjye. Ndabizi ko nikunda, ariko ihangane. Sawa, turi kumwe, ndagukunda cyane. Sawa. Taye telefone. Ako mana yanjye, ubu umuntu ahura n'ibigeragezo umunsi wose. Nk'ubu nawe ndacyahura nawe. Soni. Kuba utaye ikintu nkakikuzanira, aho ugira ngo unyiture kunshimira. Mpereza hano telefone yanjye. Ubu ahantu hose ubundi nkamwe murabaye. Aho ngiye hose ndahabasanga, aho ngiye hose nkubitana namwe nkawuruwa. Ni nka kiriya cyana ngo gisabiriza. Se nkuri bumuhoye iki? Ariko mujya mwibwira ko mwebwe mufite ubuzima buzima, mukibwira ko abandi bo batababukeneye. Twese tuba dukeneye ubuzima. Abakeneye ubuzima baza gusabiriza mu muhanda.
cyangwa bagira ibyo bakora bagashakisha amafaranga. ahubwo se wamuhaye iki? Namuhaye iki? Abakire mwibonye. Njye nshinzwe gufasha abanyamuhanda se. Abakire mwibonye iki? Ntabwo ndi Croix Rouge. Ku buryo nza aho ntambutse hose wampaye nkaguhereza. Ubwo Niba munaziranye umva nkubwire. Ugenda ubwira irambwa mugenzi wawe. Ninongera gutambuka aho ntambutse nkamusanga. Ubwo ngubwo afite icyo azansobanurira. hari ubuzima mujya mwifuza ko twabamo ariko Imana ntabwo izabyemera. Ubu se wirebye ubona uri mwiza ubyira abaga. Uzano turi kuvuga ku kibazo cy'ubwiza cyangwa turi kuvuga ku kibazo cy'abantu birirwa bicaye ku muhanda basabiriza. Nshaka kubazaho buriya iyo wirebye ubona ari mwiza ukibira ko urusha ubwiza uriya muntu. Aho uzi ko ibyo bisatsi byawe nabipfuragura. Wampaye Nanone turahuye se? hari aho nzi? Ega nawe nta kintu mfite. Murakoze, Imana ibahe umugisha. None se umeze neza? Meze neza. Mpuye n'umukobwa aho kumbwira ngo uri imbwa ngo uri igiki ngo murasabiriza. Kuriya we yarandembeje, aho mbonye hose arankubita akampirika. Nose ubwo we yirebye abona ari mwiza cyangwa we kuba afite amaguru abiri cyangwa amaboko abiri yumva ko yahaye Imana? Abandi Imana zarabahaye. Umva nkubwire, wavugiye kumeza icyenda nk'abandi sibyo? Nawe wonse ibere nk'iry'abandi bana bonse, vukira mu muryango uratwitwa nk'abandi bose, nawe baragutwisa, urumva? Rero jya wihangana kandi wizere Imana. Ndabizi neza yuko niba akaboko karacitse cyangwa se ukacika akaguru, ubwonko bw'utekereza uracyabugira. Umurari Imana wamwije izagukiza. Ni ukwizera Imana. Sha ndabona rero n'imvura yariguye wenda nanagutsindagiza wenda tukagenda mbari hafi. Ndacyari hano njyewe. Uracyari aho? Sawa Sawa rero, bye. Sawa.